umukobwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga ngo abagabo bose ni ihene. Nuko umwe mu basore babibonye ararakara ahita amubaza ati none se waba wahaye papa wawe ubwatsi? Yes we. Umukobwa yatwaye inda itateguwe se abimenye ararakara amutegeka kujya kumwereka uwayimuteye. Baragenda bamugeraho ariko umusaza yakunje isura bihambaye. Umusaza ati niko sha niweho wanereye umwana inda? Umusore ati ninjye muzehe ariko reka mbanze nanakuzimanire. Umusaza ati kazimanirwe n'abazimu nta soni. Umuhungu abamuciye mu ijambo ati tuza musaza inda sinayihakanye ninjye wayimuteye. Nabyara umuhungu nzaguha kwasiteri 2 na miliyoni 5 zizakubera igishoro mu bucuruzi kuko umukobwa wawe yambwiye ko kuri banki bakwimye inguzanyo. Rero reka guhangayika, ikitabuze hano ni amafaranga. Nabyara umukobwa kuko nkeneye agakobwa cyane two nzaguha supermarket ryadukaguriro rinini, nguhe ikibanza kiri mu Bugesera n'isambu nini iri Rwamagana. Umukobwa abayitereye hejuru ati hanyuma sinda iramutse ivuyemo byagenda bite? Umusaza ati ceceka agakobwa nivamo azagutera indi urazana iby'imiteto mu mafaranga. Yes we. Umukecuru agiye kwa muganga nuko dogiteri atese mukecuru witwa nde? Umukecuru ati nitwa Mukamana. Dogiteri arandika arongera aramubaza ati rindi se? Umukecuru ariyumvira ati va gushyiraho Bosiko. Umukecuru Mukamana Bosiko. Umugore ati mfite imyaka 50 ariko hari inshuti yawe ikimbona ko ndi mwiza cyane. Umugabo nawe ati wagomba kuba ari Edouard Gasada byaze bikuze. Umugore ati ubwo ubwiwe ni iki? Umugabo ati nuko nzi ko ari gukunda kugura ibyuma bishaje muri aka gace. Aha. Umukobwa ati mukundwa ufite telefone nziza. Umuhungu ati urakoze. Umukobwa ati wayikuye he? Umuhungu ati niyo natsindiye mu masiganwa. Umukobwa ati mbega byiza, ubwo se mwirukankaga muri bangahe? Umuhungu ati twari 3 gusa kuko yari ngewe nyirayo n'umupolisi. Umugabo yafatiweho feri n'imodoka, shoferi asohoka yitunganya ati amahirwe nuko twari hafi yo kwa muganga. Undi ati nibyo uretse ko ari ngiye muganga. Aha, wiyatama. Umugabo yaciye ku kigo kivurirwamo abarwayi bo mu mutwe yumva barimo gusakuza bavugira rimwe ngo 13 agira amatsiko nuko abona umwenge uri ku gikuta gikikije icyo kigo ajya kurungurukiramo ngo arebe ibyo barimo. Arimo kurunguruka umwe mu barwayi bo mu mutwe acishamo inkoni ayimujomba mu jisho. Yagize amahirwe n'iryaturumbuka. Wa mugabo agiye kumva yumva abarwayi bo mu mutwe basakuzaga bavuga ngo 13 batangiye kuvuga noneho ngo 14 amenya ko ari umubare w'abamaze kuhakubitirwa barimo gusakuza bavuga. Umugabo abaratashye mu ijoro kandi yasinze. Ageze mu cyumba cye arebye mu mirambizo ahabona amaguru 4 aho kubonamo 2. Nuko abarahubutse n'umujinya mwinshi ahita atekereza ko umugore we yazanye undi mugabo mu buriri. Niwo gufata ikibando arahondagura, bigeze aho asiga bataka yihina mu gikoni gushaka amazi ashyushye ngo abameneho. Ageze mu gikoni asanga umugore we niho aryamye. Nuko umugore aramubwira ati mukundwa wanjye ababyeyi bawe bombi badusuye kuko mbubaha cyane baraza mu cyumba cyacu, nizeye ko uvuye kubasuhuza. Aha, wiyatama. Niko muracyakurikira nze tugende ndege itabasiga. Indege itadusiga? Ndege igomba kubasubiza mu kinyaga irafi kugenda. Uhinduye ibintu utese muri aka kanya. Ariko se nuko dusuhuza igomana nta tudaherukana. Nta gihe cyo guhoberana mfite. Mugire bwa ngo tugende. Urashaka se ko dusezeranira mu kinyaga? Dusezerana
Ninda kubwese ko dusezerana. Si wese wantumyeho ngo wariteguye nzaze dusezerane i Kigali nibyo byoroshye. Nari nagutumyeho koko. Ariko nagombye kubishyira ku wundi munsi. Kubera ko ngiye kujya mu butumwa mu mahanga. Uragenda se uyu munsi? Mu isaha imwe indege yarabigurutse. Kuki se utantumyeho ngo mbuze kuza? Sinabonye akanya. Kandi ubutumwa ngiye kujyamo bwarantunguye. Ariko se ko mbona hano hahumeka umwuka w'ubukwe. Ni umusore akodesheje inzu. Arayirongora amaze kugenda. Ntacyo bitwaye ubwo jye singenda nonaha. Hari umukobwa w'inshuti yanjye urongorwa uyu munsi nshaka gutahira ubukwe. Uwo mukobwa se ninde? Ntabwo umuzi twiganye Nyamasheke kera. Aha base urahazi ngo nguherekeze mpagusige. Se yitwa nde? Yitwa Abakobwa. Yanyandikiye ambwira ko namubaririza ngeze ku ruganda rukora imyenda rwitwa Nyangizi. Mutoni. Karame. Ubwo ntubutaye. Ndakubujije. Nta cyatuma ngenda ntatashye ubukwe bw'Abakobwa rwose. Uremera ko ndi umugabo wawe? Bimpesha ishema mu bandi. Ndagutegetse ntutahe ubwo bukwe. Rwose wambabariye ko mfitanye n'Abakobwa amabanga menshi. Ntibishoboka simbishaka. Kandi ntumbaze impamvu. Waretse se ahubwo nkamusuhuza ngahita ngenda. Icyo navuze nakivuze ntabwo nivuguruza yewe. Ariko rero sinkumva. Ayo mategeko ntasanzwe. Utegeka ntagomba kwisobanura. Ubusa ahubwo singuherekeza. Ahubwo ni igihugu guherekeza. Ndakwereka akayira kajya ku kibuga cy'indege. Akayira ndakazi nakabonye. Ni Imana agize nta nigene nifitiye. Ariko tuzaba twumva icyo ubwo butumwa buguteye gusibya ubukwe. Ni ubutumwa bwihutiwe. Kandi rero ibintu byihutiwe bibaho. Aha, ngaho tugeze ku muhanda ujya ku kibuga twitahire. Ahubwo ni muhoji mbarenze irembo. Nta byo kuvuga ngo mbageze ku kibuga ntabwo simambwe ko muhazi. Ikindi kibazo nanjye nifite nanjye ibintu bimbogamiye. Nanjye nditegura urugendo. Nawe ugira urugendo rwiza. Namwe mugira urundi. Rega ndaherana. Nagushimye rwose uri umuhanziza cumu. Rega ntawe utamenya. Rega najye umaze kuba umunyamujyi wuzuye sha. Ana ariko mpafite akabaruwa kanyu. Akabaruwa? Nyeze hariya ku iposita nkabonye ndavuga ntereka nkazane nkaguhe. Reka ndebera. Makira. Hayi. Mama se baba bagiye kunguriza ra? Nta gitangaza kirimo. Some ndebe. Yega maha. Baranyirukanye. Reka se. Oya, inkuru nikavugwe. Nibyo rwose. Ngo nzize ko basanze ndashobora akazi. Umuntu uzi igifaransa ngo nugushobora akazi. Soko ndamyarinde wandeze. Akurega iki? Harya mvuze ngo iki? Nashaka kuvuga watumye banyirukana. Abantu bari bagufitiye ishyari ngurakize ubwo nibo bakugambaniye. Ntacyo bitware ko Nyangeza arahari. Ariko databuje ugeze habi. Ndi umuntu yibutse inshuti burya bageze habi. Ibyo ntibikureba. Genda we uzira amaduka gusa. Dore sai hafi. Ndakererwa tugasanga buri umesiri yigendeye. Ivyo koko umutegeza arategerezwa ntabwo ategereza. Gahasi genda ihute. Umuravira atinda. Ihute rero. Ariko se Nyangeza inamenya ko nirukanywe ubukwe ntibupfa. Ariko se nawe mfite umwako. None bakobwa bahura n'umutoni sinaba ngowe. Minota 2 gusa umubaza ibibazo nka bitatu bigusubiza nawe kubaza ibindi nka bitatu bigusubiza tuhite dusoza. Icambere. Ari njewe. Nasko ukundaga nde? Undaga we. Ari weho n'abana wabyaye. Kaingia sasa. Igifite agaciro niki? Nabana. Uki wabansigiye? Bari umuriye makabiri. Ku munsi w'amanota umubyeyi yinjiye mu cyumba cy'umukobwa we kugira ngo amubaze uwo yabaye, asanga nta urimo. Arebye ku buriri asangaho urwandiko ruvuga ruti kuri mama wanjye nkunda,
mbabajwe no kukubwira ko nashyingiwe utabizi, gusa ntugire ubwoba, umugabo wanjye ni mwiza kuko ni umurasta kandi yambara pocket igera ku mavi, afite tatu umubiri wose. Umukobwa yarakomeje ati witegereje amaso ye atukura ukanumva umufuke ariwo mwuka mubi w'itaba yanyoye, wahita nawe umukunda. Ubu ndatwite kandi namwemereye kuzabyarana nawe abana 9. Ubu ntuye mu Biryogo, gusa ikinshimisha cyane si uko navuye i Nyarutarama, ahubwo nuko umugabo wanjye nta kazi afite. Ubu twirirwa twiryamiye hafi umunsi wose. Ntugire ubwoba, namenye ubuzima, ubu namenye ibyiza by'urumogi kuko ndarunywa kanaruhinga, narangiza nkarucuruza. Umugabo wanjye ariba, ntugire ubwoba, tuzabaho. Nakwibutsaga ko uyu munsi nujuje imyaka 13, ariko ntugire ubwoba ngo ni muto, ntacyo nzaba kuko umugabo wanjye afite imyaka 50, urumva ko azankuza. Yari umukobwa wawe ugukunda.